mbabare gusa ariko sinjye wamuzi akazi kanyu wenda bamushaka views wenda mushaka amafaranga ariko twebwe biratubangamira ku giti cyacu urumva kuza umuntu Kiroso Filime TV. abakunzi ba Kiroso Filime TV twagiye kubasuhuza. Murabona ko uyu munsi twabazanye umutumirwa benshi muzi mu kandi mumenyereye. Turakwakiriye kuri Kiroso Filime TV. Wakwibwira abakunzi bacu. Musanzwe ni keza niba tuyamenyereye. Tumva aribyo nakivugaho ntabindi. Yego, urakoze cyane. Ndumva twagirana ikiganiro uyu munsi naje kugira ngo tuganire. Okay, twaganira ariko ubushize warabimukiye buriya ntabwo wenda nawe niko tuganira ngo ndikubwira ariko warabimukiye cyane. Ntabwo uvuga ngo hari muri weekend wambihirije umunsi. Yego, biriya byararangiye. Yasohokanye n'umuntu uzanye ngo bonsa sinzi iki. Urani bonsa y'umugabo ntabwo ari bonsa. Nge nta bonsa ngira. Biriya byo byararangiye reka tuganire kuko yego ariko mbabarire cyane. Mbabarire gusa ariko sinjye wamuzi. Akazi kanyu wenda bamushaka views wenda mushaka amafaranga ariko twebwe biratubangamira ku giti cyacu. Urumva kuza umuntu ari kumwe n'undi bari basohotse ukazana umuntu abantu bakarwanira agaterura umuntu w'umugabo sinzi wenda impamvu wabifashe kuriya ariko ntabwo ari byo wamuzanye. Ariko simbizi bibaho ko umuntu nanjye nkuko naje ntabwo ari wantumiye. Ariko ibyo ngibyo bibaho ko umuntu ashobora kumenya abantu bari bakaganira hakazamo ibyivanga. Niba ari wowe cyangwa turamuzi ko byambabaje. Yego, ariko nyihanganire singiye ibyo ndabiguhakanira. Ahubwo reka tuganire kuri uyu munsi byanzanye. Keza nk'umukobwa dusanzwe tumenyereye ariko ukaba uri umudamu w'uwanyaka. Ntacyo wamba se ushaka kubaza. Yego, reka tuganire mu buzima busanzwe mbere y'uko wenda ngo ntabwo ari kwinjira cyane wenda ngo njye gucukumbura, ariko mu buzima busanzwe uri umukobwa uri umudamu ukunda iki cyangwa se wumva mu buzima bwawe bwa buri munsi waba uri gukora iki? Wenda ubuzima bwanjye mbamo ni ibyerekeranye na showbiz, nkakina filime, ndumva nta n'ikintu no gukina filime gusa bisanzwe nyine kuko ukeneye umukinnyi runaka wambwira ati nshaka ko nkina muri filime. Hari filime nyinshi nagiye nkinamo, hari channel yitwa Kiroso Filime TV, ari nayo yindi, hari filime nkinamo yaho udukomedi iki, ni nyinshi nagiye nkinamo ngaragaramo, ariko nyine bikarangira bakomeza n'ubundi buzima busanzwe. Ariko mu buzima bwanjye akazi kanjye ni gukina filime. Urakoze cyane. Ariko hagati aho ngaho nashakaga kukubaza mbere y'uko uba umudamu, hari undi muntu mwari mwarigeze gukundanaho cyane wumva yuko ari we inzozi zawe muzabana nk'umugore n'umugabo? Urumva ntabwo byabura kubera ntabwo ndi mutoya sindi na mukuru cyane. Ku myaka mfite ntabwo bwaba ubwa mbere ukundanye. Urumva ntabwo bwaba ubwa mbere, hari undi nyine twari turi kumwe mbere. Urumva sori gato telefone ni zimwe. Ubwo si akaba guhamagara. Ndimo magana ariko ntabwo ndamuhamagara nimva nta kibazo. Uri kumva? Gusobanurira nyine impamvu ni ukuvuga ngo ngiye ku bwanjye ntabwo navuga ngo mu bwa mbere nari nkundanye, si ubwa mbere si ubwa kabiri. Mu buzima ducamo mu buzima bwinshi bugiye butandukanye, uhura n'umusore ejo ugahura n'undi mukamerana ukabona undi, ku bw'amahirwe ukabona umukomezanya ubuzima bwose ari wowe wita umugabo wawe. Urumva rero ni ibintu bisanzwe bibaho, nubwo uwo twari turimo tutabanye, ariko ku bw'amahirwe ni ibintu biza bigutunguye. Ndagiye kubona ngo nabonye uwo dukomezanya ubuzima. Keza ati ubu ngubu ndishimye iyo turi hamwe nyine arahanyuze. Ariko ikindi kibazo cy'amatsiko nabaza, nk'ubu ngubu uramutse uhuye n'uwo nguwo mwateretanye imbere y'uko uhura na yaka kandi mwumva yuko muzabana nk'umugore n'umugabo, mugahura muganira iki cyangwa se umubwira ko impamvu wenda wamucitse ari nk'iyi? Impamvu namucitse uwo tutabanye se? Hari igihe umuntu mutandukana bitewe n'impamvu runaka, mugatandukana wenda
mutashobokanye rego umuntu wese mukundanye siko mubana umusore wese mukundana abakubwira ko agukunda shiri tuzabana kuko abakobwa cyangwa abagore dukunda kubeshywa umusore wese yaba ari umunyonzi yaba ari iki ubogira ngo wumve amagambo akubwira ati turakunda rero tuzabana yuko mutubona yuko akabikwizeza urumva ushobora kudakomeza kubera impamvu wenda akaguca inyuma cyangwa se agasanga kumushuka n'undi mukobwa cyangwa kubona imisho ntabwo bashaka kuyihanganira nose hagati aho ngaho niba wenda atari ibanga hari icyaba cyarabaye cyatumye umureka ukajya gufata yaka oya ntacyo uratubona atandukanye hari hashize igihe dutandukanye ntabwo ni kwa kundi ukunda umuntu ukabana igihe nyine ukabona ntabwo biri kuvamo ukavuga ati reka nkatire shakira ahandi ni ibintu bitubamo twese nawe byakubaho cyangwa byakubayeho urakunda n'umuntu wawe n'imico utayihanganiye ukavuga ati birangire nyine tegereze ko wazaza undi nta kintu twapfuye nta n'impamvu hari runaka ariko ntabwo byakunze ariko hari undi byakunze nyine bigenda gutyo ibyo ngibyo wenda reka tureke kubyinjiramo cyane ngo udashaka kubivugaho Keza ni umudamu wa Yaka ariko ubu ngubu ikintu kigushimisha cya buri munsi ni igiki nk'abakunzi banjye bakimenye natwe tube twakimenye ni igiki cyaba kigushimisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abakunzi bawe ikinshimisha ni ikintu cya mbere buriya iyo uriho n'ubuzima iyo ufite ubuzima bwiza cyangwa se utarwaye nicyo kintu cya mbere ushimira Imana ikindi ushimira Imana ni ukugira urugo rwiza kugira urugo rwiza nta kindi ni ukuba warashatse nimba uri umukobwa ukaba ukiri iwanyu ukaba ushimira niba iwanyu ubasha kubona ibyo biryo nyine ubuzima ubasha kubona waba uri umudamu ukaba wifuza urugo rwiza iyo washatse umugabo wifuza kubaho neza mukagira abana mukabyara mukororoka nta muntu wifuza kugira urugo rubi urumva ikintu wifuza mu buzima bwanjye ni uko nagira famiye muri bwanjye niba ufite umugabo uba ugomba kugira ngo mugire umuryango mugari nicyo kintu uba ushatse kugira ngo ugereho urumva ikintu wifuza ni uko umugabo w'iwanjye twagira ikintu tugeraho kigaragara twagira n'abo bana n'abana nabo bakagira abandi tukaba umuryango mugari tubayeho neza twaba tutasabirije mu buzima bwacu wenda buciriritse ariko tukabaho nta rusaku nta ntonganya nicyo kintu wifuza mu buzima bwanjye mu buzima busanzwe abenshi baba bavuga amakuru atandukanye baba bavuga ko umugabo wawe Yaka ari umuntu ukunda agacupa cyane iyo aramutse aje yanyweye nk'agacupa ntabwo ashobora kuba kubangamira ukicuza ukagira n'ubundi buryo bifata wadusangiza ku magambo ntabwo mu rugo rw'umugabo n'umugore intonganya ntabwo zishobora kuburana n'ahantu zarura kuko baranavuga ngo iyo ubuze mu rugo cyangwa se couple ubundi hari akantu kavuga ngo mu rugo rw'umugabo n'umugore iyo mubaho mudatongana cyangwa se mukamara nk'umwaka nta muntu utonganije undi ujye umenya ko hari ikibazo ya couple uzabona ihora yishimye idatongana uzamenye ko ifite ikibazo gikomeye kuko ba bandi babana batongana bagirana akabazo runaka nibo baba bazi akantu kose ukoze umugabo akitaho urumva gushwana kwanyu bituma umubano wanyu ukomera kuko niba guciye inyuma simbabare nuko nagukunda nimba umugabo wanjye aciye inyuma simbabare nuko ntamukunda ariko za couple zishwana nuko zitaburi kuri buri kantu kariko kose urakoze bibaye na byiza bikomeje uvuga ngo iyo niba umugabo wawe aguciye inyuma sorry ndasubira ndabona kimimagara oya ntabwo mpari nagiye mbazaga niba ndi mu rugo yego nk'uko wabivuze nyine uvuga ngo umugore n'umugabo ngo umugore aguca inyuma cyangwa se umugabo aguca inyuma ngo ntubabare ngo ntimutongane ngo ntabwo waba umukunda akenshi bikunze kuvuga yuko Yaka akunda abagore cyane n'icupa ibyo bintu wowe ubyumvishe nk'umugore we ubivugaho iki cyangwa se iyo wumvishe wenda byabaye ubwumvikane burakomeza ari bwa bundi cyangwa wumva wakwisurira mu rugo ntabwo burya wenda njye niko mbyumva kuba umugabo ntabwo byatuma isenya kuko umugabo aranywa ariko biterwa n'urugero we agarukirizaho hari n'umugabo nturane agataha ntumenye ko yananiye hari n'umwe akaza avuga nabi ariko nk'uko uba waraje mu rugo rw'uwo mugore uba wabaye uca bugufi niba umugabo afite amarere wo uca bugufi aranywa pe akageza ku rwego rwo hejuru n'uburyo ndabizi ariko nanjye iyo ubanye n'umuntu igihe kirekire ni uburyo umwihanganira
ikijyanye n'abagore nicyo cyananiye wananiwe kukihangana kwihanganira inzoga byo narazihanganiye kuko umugabo ashobora gutaha yanyweye agasanga nk'igikombe gitetse harakagikubita umugeni ntuzi impamvu cyangwa se akaza agahita agukubita cyakora abandi ntabwo arankora mu maso nta nubwo aramuzo n'urutoki ariko ikijyanye n'abagore byo cyarananiye Keza urakoze cyane ati ibyo byo byarananiye sinasenya navuze niba koko Imana ishaka ko mbaho muri ubu buzima hirwa ntongana n'abagore umugabo wanjye reka mbyihanganire ariko nigezeho kumva nabirwanya byanze nzavuga nti ndakarabye ndagiye ariko kugeza ubu ndacyabasha kwihangana n'umutima ukomeye ndacyawufite mu gihe nyifite ububasha ndacyihanganye ariko nibigezaho numva byanze nanjye nzahita mvuga nti umutima wanjye wanze kwihanganira iki kintu reka ntahe gusa kugeza isaha uwo mutima Imana iracyawunyije Keza nk'umudamu ugifite umutima ukomeye ati njyewe ubu ndacyihanganye Imana iracyantije umutima wo gukomera ariko nibiramuka byanze ubwo nta muntu udacika intege nyine bizaba Keza nk'umuntu twaganiriye ndagira ngo urusoze hari icyo ubwira abantu ku ruhande cyangwa se hanze bafite ibibazo nk'ibyo uhura nabyo bijyanye n'umugabo wawe ugira ijambo wababwira reka ndibwire abadamu duca mu bintu byinshi bitandukanye hari igihe ugira umugabo nawe akakunanira hari igihe ugira umugore akakunanira bibaho ariko ku bwanjye ku giti cyanjye niba ufite umugabo umeze nk'uwanjye kuko uwanjye muramuzi ntabwo mubahisha nawe ubwe ntajya yihishira niba ufite umugabo umeze nk'uwanjye ikintu ukora ni iki uca bugufi umugabo ashobora gutaha arakaye akinjira mu rugo akagukubita urushyi ku itama nta kintu muvuganye yinjira agahita akubita urushyi ntugahite urakara uvuge ngo uramubise wiya ca bugufi kuko utiseshije kuko ubise nakoze iki kuko nawe iyo mukiye akavuga ati umuranye namukubitiye gusa agusaba imbabazi icyo nabwira rero ni ukuvuga ngo uca nawe mwereka yuko ntacyo bikubwiye nawe agera akabona yuko bya bindi byose akora ari amafuti akagusaba imbabazi icyo nicyo kintu nkora nicyo nabwira bagenzi banjye nicyo nabwira abakobwa bashaka gushaka gusa rero umusore ugukwiriye umusore utazakubabaza uzagutesha umutuku iyo washatse uwo washatse ntabwo waba umukobwa usubire mu mugore gusubira mu mukobwa nubwo waba utarabya ariko warabaye nk'umugore ntabwo usubira mu mukobwa burundu urakoze cyane no kwita ku mugabo ukabasha no kwihanganira ikintu cyose cyakuba mu rugo rwawe urakoze Keza ku bw'ikiganiro waduhaye ndabona yakomeje no kuguhamagara cyane reka dusoze umusange bitaza kuba bibi utaza kururara inyuma reka dusezere ku bakunzi bacu tubabwira ngo abakunzi ba Kiroso Film TV mwabonye ikiganiro Keza yabahaye impanuro abenshi muri mwe mugomba kugira umutima ukomeye kandi mukihangana nka Keza twabifuriza umunsi mwiza murakoze Kiroso Film TV.